tuzi ko urugo ingo abantu bubatse bavuga ko bafite ingo, ariko hari igihe biba ngombwa bitewe n'uko zango ari izingwiza murongo ari izimburamaro ntacyo zimaze tukabyita amago. Yes, baramutse abakurikiye Vanti Motivations cyangwa Vanti gisunika. Ubushize hari umuntu twaganira tubwira ngo motivation mu kinyarwanda bisobanura gisunika. So kandi uyu munsi turi buze kwibanda cyane ku kinyarwanda nkuko turi abanyarwanda, ariko nkuko tubizi ikinyarwanda ni ururimi rw'abanyarwanda, ni kimwe mu bigize umuco, ariko kandi turabizi neza ko umuco ukura, uravuka ugakura. So mu gukura rero hagenda hazamo n'ibindi ntibize gutungurana, ntituza kugenda dusobwa tugashyiramo n'utwo hirya no hino bitewe n'uko ariko twagiye kugeza ubu niko umuco wacu umeze. Tugiye rero kwibanda ku rurimi rw'ikinyarwanda, aho tugiye kuganira ku ikeshamvugo. Njye ndi Samuel Habimana, bamwe banyita Crezo G, nkaba ndi kagati kakuriye ku gasi kakurana ubutohere, nyiringanzi ganzi intyoza zikaba inganzwa, umuzira gacuho inyana zisubigiswa. So ndabibutsa rero ko ubuzima bugira imizi mizima, bityo ko nawe ukwiye kuba muzima mu bazima, ahazima hazira ubuzima cyangwa kuzima byose ni byose. So ndi kumwe rero na Valence Ntirenganya. Valence Ntirenganya. Basuhuza abakurikiye Vanti Motivations. Abakurikiye Vanti Motivations turabashuje muri aka kanya, tubararikira gukurikira ikiganiro tugiye kugirana n'uyu musore wakuriye ku gasi. Ako gasi niba ari akahe nimumbaze. Kagati kakuriye na agati kakuriye ku gasi ariko gakurana ubutohere. So agasi n'ubutaka butagira amazi mu cya kinyarwanda. Turumva rero kuba igiti gishobora gukurira ahantu hatari amazi ariko kigakura gifite ubutohere. So nibyo mu buzima tuvuga ko amahwa donc ibibazo tunyuramo mu buzima tubifata nk'amahwa. So amahwa rero ntabwo akwiye kuba ikintu kikujomba gusa ngo birangire, ahubwo ushobora no kuyifashisha ukihandura ndetse ugahandura n'abandi. Nibutsa abakurikiye Vanti Motivations gukora subscribe na mugakanda no kunzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ntabwo tugiye gukora ntabwo ndibuze kubyita interview. Interview mu kinyarwanda ni iki? Interview mu kinyarwanda ari ibazwa. Ni ibazwa donc nko twari dusa tubikora tubaza abahanzi abafite abahura n'ibikorwa by'imyidagaduro. Uyu munsi tugiye kubazanya mu bijyanye n'umuco wacu. Hari ibyo tunyuramo tuba tutumva kimwe, hari ibyo ushobora kuba nzi, hari ibyo Valence ashobora kuba azi ntazi, hari n'ibyo dushobora gusoma mu bitabo bitandukanye cyangwa se ahantu hatandukanye, tukumva ko ari ngombwa rero ko tubisangira tukabisangiza n'abanyarwanda, by'umwihariko abanyarwanda bari muri diaspora. Ndatekereza ibi bintu bari buze kubikenera. Ntabwo ari ababa muri diaspora gusa, hari n'ababa mu Rwanda ushobora kubaza ibintu byinshi bisanzwe by'ikinyarwanda ariko ugasanga ntabwo babizi. Harimo n'abakuru ugasanga amagambo menshi y'ikinyarwanda cyane cyane adakunze gukoreshwa buri munsi, ugasanga hari abantu baba batayazi, ugasanga arabisoba bakayavuga rimwe na rimwe, ariko uko bayavuga akaba atari ko yakagombye kuvugwa. Ujya bumva ngo bavuga. Hari ibintu byinshi cyane uko tubivuga muri iki gihe usanga atari ko byagakwiye kuba bivugwa. Icyo tubiganireho rero uyu munsi ni amagambo amwe n'amwe, cyane cyane akenshi iyo yavuze nabi bavuga ngo ni kirazira. Ntabwo iryo jambo rikwiye kuvuga gutyo, ahubwo hari ukundi ryagakwiye kuba rivugwa bihuje n'umuco nyarwanda. Kare narimo nsoma ku gitabo cyanditswe na Alex Kagame, aho asobanura ikeshamvugo, kuko ari naryo turi buze kwibandaho. Amagambo menshi turi buze kuvuga araza kuba ari mu ikeshamvugo. Avuga ko ikeshamvugo ari ubuhanga bukoreshwa mu kuvuga no guhanga mu kinyarwanda. Ndakomeza avuga ngo iyo akaba ari imvugo inoze yuje ikinyabupfura. Turumva ni ya mvugo nk'abanyarwanda dukoresha yuje ikinyabupfura,
ifite inganzo kandi ivugitse ku buryo bunoze. Hakazamo kuba ifite inganzo ivugitse ku buryo bunoze, akavuga ati kandi ikeshamvugo ahanini ni imvugo ikoreshwa mu guha agaciro umuntu uyu n'uyu cyangwa ikintu iki n'iki bitewe n'akamaro gifite mu muco w'Abanyarwanda. Yego. Aho dushobora kuza kugera tukamenya wese ni ibiki biboneye bishobora kuvugwa ku mata, ni ibiki biboneye bishobora kuvugwa ku nka, ni ibiki biboneye bishobora kuvugwa ku ngoma, ku byansi cyangwa se n'abami. Urumva ni ya mvugo iboneye kandi inoze ifite icyo isobanuye kandi kivuze mu muco w'igihugu. Dusubiye inyuma gatoya, nk'igihugu nk'u Rwanda twebwe by'umwihariko tuba dufite umwihariko udasanzwe. Hari kunumva ngo Kinyarwanda gifite amagambo make, nibyo ni amagambo makeya. Hari amagambo amwe namwe ubona tuba twaragiye dutira mu zindi ndimi ku buryo kuyashyira mu Kinyarwanda biba bigoranye. Ariko nanone hakaba hari amagambo yacu bwite mu Kinyarwanda ataba n'ahandi, ataba no mu zindi ndimi. Hari ibintu dufite mu Rwanda udashobora kubona mu Banyamerika cyangwa mu bindi bihugu ku buryo utanabibonera n'ururimi rwabo babivugamo, ariko afite ururimi rw'Ikinyarwanda cyonyine. Ayo magambo rero akenshi usanga tudakunda kuyitaho, itunayakoreshe, n'igihe tuyakoresheje tukashaka kuyashyira muri za ndimi z'amahanga rimwe na rimwe, nk'uko arizo twakugiye dukuriramo mu mashuri n'ibindi. Yes, hari aho usanga bamwe bavuga ngo ijerekani, abandi ngo ibido, abandi ngo igaro, kandi byose abandi ngo ikidomoro, akandi ngo ikidomoro, abandi ngo ibintu byinshi bitandukanye, kandi ugasanga bari kuvuga ikintu kimwe kandi bose bakavuga ko bari kubivuga mu Kinyarwanda, ariko mu by'ukuri ntabwo kiba ari Ikinyarwanda. Urumva rero nibyo turi buze kwibandaho mu rwego rwo kwirinda kujya tuvuga imvugo ikocamye. Nushaka kubaza se imvugo ikocamye ni imvugo imeze ite? Imvugo ikocamye imeze ite vare? Ni imvugo igoramye, reka bari ko mbyita. Imvugo igoramye itanoze itari mbonera. So ikindi mwikesha mvugo nanone ushobora gupfobya umuntu cyangwa gutubya umuntu bitewe hari amagambo ushobora gukoresha apfobya umuntu cyangwa se atubya umuntu bitewe n'icyo asobanuye. Urugero, tuzi ko urugo, ingo, abantu bubatse bavuga ko bafite ingo, ariko hari igihe biba ngombwa bitewe n'uko za ngo ari iz'ingwizamurongo, ari iz'imburamumaro ntacyo zimaze, tukabyita amago. Ariko avuze ngo amago, hari abantu bakunda kuvuga cyane ngo shyira umwana mu mago, ngo gira gute, bivuze yuko baba bagira ngo umujyane, umurongore, umugire umugore. Bakunda kubivuga ku gitsina gabo cyane, bavuga ngo ushyira umwana mu mago, bakubwira ngo ushyira umwana mu mago. Iyo uvuze amago uvuze za ngo zidafatika, za ngo zidafatika, za ngo zitabayeho neza, z'ingwizamurongo nk'uko wari ubivuze. Gushyira umwana mu mago ntabwo ari ijambo ry'Ikinyarwanda yakabaye kuba rikoreshwa cyane rwose. So uyu munsi rero reka dutangire ikiganiro cyacu duhera ku ndamukanyo z'Abanyarwanda mu muco, turebe ese ikeshamvugo ku ndamukanyo ziba zimeze zite. Kuramukanya ubundi ni iki? Wumva kuramukanya ari iki? Ese ni ngombwa ko abantu baramukanya mu muco ubundi baramukanya bate? Birakwiye se? Abantu bataramukanyije bitwaye iki? Mbibutse ko ibi turi kuvuga ntabwo ari ibibazo turimo, ushobora kuvuga uko mbyumva ugasanga nawe atari byo. Baraza no kwandika hasi ugasanga atari byo, ariko ni byiza ko cyane cyane nk'urubyiruko dufata umwanya wacu tugasubira mu bya kera, tugasubira mu mvugo zakagombye kuba zikoreshwa mu Kinyarwanda. Akenshi iyo uvuze kuramukanya, mbanze mbivuge njye ku ruhande gato uko mbyumva. Akenshi iyo uvuze kuramukanya hari ukuntu umva ngo ni ukugenda ugahobera umuntu, ubwo ngo uramuramukije. Bavuga gusuhuzanya ukavuga ko ari kwa kundi ugenda ukamuha ikiganza, cyangwa se ukamubwira ngo mwaramutse cyangwa mwiriwe, ngo nibwo umusuhuje. Kuramukanya ubundi reka mbyite gusuhuzanya, ni ugusuhuzanya muri rusange, kuko wabwira umuntu mwaramutse uba umuramukije, wabwira umuntu mwiriwe ni ukumuramutsa ariko bijyanye n'amasaha, wabwira umuntu muraho ni ukumuramutsa. Niko mbyumva. Kuramukanya ni ugusuhuzanya muri rusange. Kuramukanya ni ugusuhuzanya muri rusange. Kuramukanya rero nibyo bivuze, ni ugusuhuzanya, kubera ko burya njye niba ndiho naramutse nkeneye no kumenya ko na Valence yaramutse.
niba duhuriye mu nzira sintambuke gutyo ngo mwihorere. Mu muco wacu rero kuramukanya ni ikintu cy'ingenzi gifite n'agaciro gakomeye, kuko kigaragaza ko umuntu afite uburere, afite ikinyabupfura, umuntu yarezwe. So umuntu ari imfura. Mu Rwanda bavuze ko umuntu ari imfura cyangwa ni intore, baba bagaragaza ko uwo muntu mu Kinyarwanda ubundi hari ikintu twita kuba Imana y'u Rwanda. So hari igihe umuntu avuga ngo umuntu ni Imana y'u Rwanda bakagira ibyo by'ubwiyemezi byateye. Ariko kuba Imana y'u Rwanda mu muco wacu bivuze ko ni ukuba wa muntu ntagereranywa, wa muntu ukora ibintu byiza, wa muntu w'indakemwa, wa muntu udasanzwe. So ibintu rero turi kuvugaho mu kuramukanya ni ibintu abantu basanzwe bazi, tugiye kwibukiranya. So nigeze mvuga ngo cyane hari abana bari kuvuka ubu bavukira mu miryango aho kwiga kwabo biga muri bya bigo usanga ikinyarwanda batagikoresha. Rimwe na rimwe mu rugo n'ikinyarwanda ntibagikoreshe, bakarerwa n'abakozi nabo bavuga igifaransa n'icyongereza cyangwa igiswahili. Nibyo bireze cyane ibyo ngibyo. So ibyo bireze cyane hari uretse n'abavukira mu mahanga, n'abavukira mu Rwanda. Noneho by'umwihariko muri ibi bihe hari ibihe tuba turimo, nk'umwana uvuga iki gihe asanga gusuhuzanya ni gutya cyane ko na corona noneho yanabize. Uwo mwana ntazamenya yuko guhoberana bibaho, ntazamenya yuko hari indi ndamukanyo ishobora kubibaho. Ashobora gukura azi ko kuramukanya ari gutya. Ariko iyo dusubije amaso inyuma tukareba uko twakuze twese, hari imvugo nyinshi twakuze twumva ariko ubu ngubu utakinibuka ko zabagaho. Hari imvugo nyinshi twakuze tuzi twumva bavuga, haba ku nka, haba ku mibereho y'abantu, haba ku mibanire y'abantu n'abandi, ariko ubu ngubu ugasanga izo mvugo zaragiye burundu, ntizikibaho. N'uwo yibukaga ubu ngubu urakimubwira akumva, akabanza gutekereza cyane, akumva atazi icyo ari cyo. Kera njye nibuka hari umubyeyi yajyaga akunda kunsuhuza akambwira ngo amashyo. Mu by'ukuri kubwira umwana ngo amashyo ntago kubwira umuntu w'umwana ngo amashyo ntago numvaga icyo ari cyo. Hari igihe numvaga mbwiye ngo amashyi, nkavuga buriya yibeshye ashaka kumbwira amashyi. Ariko se none nkumva umuntu baha amashyi ko ari umuntu bakoze ikintu runaka kidasanzwe bari kumushima. Nkatekereza impamvu ambwiye ngo amashyi, sinumve ko ambwiye ngo amashyo, ariko nkabyumva gutyo nkigendera. Reka nguce mu ijambo gaturaza gukomeza. Uvuze ijambo gushima ndibuka. Iyo umuntu agushimye akugiriye neza ugomba gushimira. Ugomba gushimira. Nkiza telefone yawe. Akira. Kuramo bya bintu mujya mushyiramo ngo password. Ni password. Password ubwo ni ijambo banga. Ijambo banga. Ijambo ry'ibanga. Ndakomeza utubwire ibyo watubwiraga, nanjye mfite ibyo nari nkiri kuvuga uko hari umumama wajya gukunda kunsuhuza gutyo akambwira ngo amashyo. Nari mutoya pe. Kuko uwo mumama naranamutinyaga, kuko hari igihe rimwe na rimwe najyaga mubona nkamuhunga, kuko yakundaga kumwita ngo mugabo wanjye, ngo amashyo mugabo wanjye. Umuntu nyita umugabo we ndi umwana, nashobora kumubona muri metero 50 nkakata nkahindura inzira. Ugahita ugira ubwoba. Mu by'ukuri yambwiraga amagambo asanzwe y'Ikinyarwanda, ariko kuko nari umwana ntabwo nari nyazi. Aho mariye gukura nibwo namenye ngo abambwiye iki, nkamubwira ngo amashyo, kumva ngo amashyo. Iyo bavuze amashyo ni giti ki, amashyo niba ari ukugira inka nyinshi. Hanyuma nge sinumva ikintu ambwiye, ariko naje kumenya iki cyabambwiye icyo ari cyo. Iyo umuntu akubwiye ngo amashyo mubisubiza ngo amashyongore. Wasanze se yarakubwiye iki? Amashyo nasanze yarabaga mbwiye, sinzi niba nabisobanukiwe neza, kunyifuriza gutunga, kugira itunga cyane cyane ko babivuze ku nka, kugira inka nyinshi, kuko mu muco wa Kinyarwanda inka ishobora kuba ari itungo navuga ridasanzwe mu muco wa Kinyarwanda. Kumbwira ngo amashyo rero kumenya uzagira itunga. Urakoze. Nari gusabye telefone kubera ko hari ikintu cyari kibutse. Tutuye tunashimira abakora ibintu byiza mu muco nyarwanda. Mu minsi ishize inteko y'umuco yashimiye bamwe mu bahanzi nyarwanda, kuko nabyo kuri Van Motivations ni kureba bya bintu byiza nyine dukwiye kuvuga tukabishima, n'ibi tukabinenga, ariko akanya kadushimira inteko y'umuco yabashije kubona ko hari abahanzi bashobora kugira
mu guteza imbere umuco. Mu minsi ishize yahaye ishimwe ku munsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Ndumva narabibonye, nabonye na Karasira arimo na Mani Martin n'abandi batandukanye bavuga ibintu by'imivugo. Yego, so bivuze ngo nibyo narebaga nabuze internet Uribuze internet mu Kinyarwanda ni iki? Ntabwo mbizi. Uribuze internet. Twibukiranye rero twihuse zimwe mu ndamukanyo ziboneka mu Kinyarwanda n'uburyo basubiza iyo nakuramukije. Nk'iyo mu gitondo umuntu abyutse akakubwira ngo mwaramutseho, musubiza iki? Mwaramutse, nanjye namubwira ni mwaramutseho. Mwaramutseho. Ubundi se kuki umuntu akwiye kubwira umuntu mwaramutse kandi ayibona ko yaramutse? Ni wa muco nyine. Ni wa muco w'igihugu. Niba ukeneye uzi ko waramutse, urabona ko yaramutse, ariko ukeneye kumenya ko n'undi yaramutse, ariko none ntabwo umubajije ngo we ubwe. Hari igihe umubajije wenda ashobora kumubona ko ariho ahari, ariko mu by'ukuri afite ibintu bituma yumva atameze neza muri uwo munsi. Kuko hari igihe ubwira umuntu waramutse, yewe ntakuramuka kandi urabona ko hari gute utaramutse kandi uhari. Ntakuramuka narwaje umwana, yewe ntakuramuka rega baraye batwibye. Mu by'ukuri kumubaza ngo waramutse ntabwo ushaka ko gusubiza ahanini ngo waramutse nawe, cyangwa se akubwire ngo yego. Ubushaka yuko akubwira n'ibindi birenze kuba ari ahari ubona ahagaze ari muzima. Nge nuko mbyumva, ariko ni nako niko biri kuko wowe ubuzi ijoro ryawe uko ryagenze, ariko n'ubwo uri kubona mugenzi wawe agenda ntabwo uzi neza uko ameze. Ko mu Kinyarwanda nicyo twita ko umuntu yarapfuye ahagaze. Ushobora kubona umuntu gutya ariko akaba atariho. So iyo ubaza umuntu rero waramutse, nuko uba uri kumwifuriza, uba ukeneye kumenya uko ameze kugira ngo umenye buryo ki muri buze kwinjirana muri wa munsi. Niba atameze neza ubashe kumufasha yinjire muri wa munsi amerewe neza. Bihita byumvikana cyane ko urugero niba waruje gusaba umunyu mu rugo mu gitondo, wasuza ukavuga uti mwaramutse, akubwira nti yewe ntakuramuka, ntabwo uraba ukimbwiye ngo nje gusaba umunyu ako kanya, urahita umbaza ngo byagenze bite, mpite nkubwira komeza. Hanyuma nyuma nze kukubwira ati nubwo twaganiriye ibi ngibi ariko nari nje no kubasaba umunyu. Cyane birumvikana. Ibyo rero bakabikoresha mu gitondo, ari n'umuco mwiza abadukurikira bakwiye kongera gutora, bakava ku isoko bakagaruka ku isoko, kuko akenshi muri iki gihe uhura n'umuntu buri wese ari muri shuguri ze, undi ari hariya. Shuguri ntabwo ari imihihibikano ye, imihihibikano, umwe arica hano undi agaca hano, no kwibukiranya ko abantu bakeneye kubazanya amakuru mu gitondo. Muri iki gihe dusanga tubyita ngo kurya korosi cyangwa kurya rege. Nk'abatuye muri Kigali usanga abantu baturanye umuryango ku wundi, ariko ukabyuka mu gitondo waciyeho ni ugucaho, ugacaho nawe yaciyeho yigendeye. Tunekereza ko ari ikintu twari dukwiye kongera kuvoma tukakigarura, kubazanya bite uwo mwuka mwiza ubwawo ukenewe no ubundi uvuze ngo gucaho harimo ibintu byinshi. Hari uguca, ariko guca nabyo ubwabyo birimo ibintu byinshi. Hari ukuntu bavuga ngo yenda guca igitoki, guca inka, ukumva guca ahantu kuko wahanyuze wagiye hose ni uguca. Ugasanga aravugira hari ibindi guca, wenda guca ubwatsi, gutema ubwatsi, ariko hanyuma bavuga ngo ni uguca ubwatsi. Iyo uvuze rero ngo umuntu gucaho ni nko gufata akantu runaka gatoya ukagakura ku kandi. Yenda mfashe igitoki, hari abavuga, abundi bavuga kumanyura hibere rimwe, ariko hari abavuga ngo unavuze ngo caho ibere rimwe yumva ko rukurikuraho. Iyo uvuze ngo umuntu yaciyeho rero muri make yaciyeho, ntabwo ari ibintu nyine, ntabwo ari Ikinyarwanda, ni za slang dukoresha, za mvugo ziba zituzuye dukoresha mu ndimi z'amahanga bitangwa na masleng. Iyo busa rero nk'utangiye amasaha amaze gukura, abantu barabaza ngo mwiriwe muti, ariko hari n'ukuntu numva ngo iyo utaramukanye n'umuntu mu gitondo ushobora no kumubwira mwaramutse saa 8 z'amanywa. Nibyo ndamyumva babivuga. Hari yenda nko mu ndimi z'amahanga ushobora kubwira umuntu ngo
good morning cyangwa se bonjour, ugasanga barabikoresha amasaha yose mu gitondo iyo ari ubwa mbere mubonanye cyangwa se mutigeze muvugana. Ariko mu Kinyarwanda byo nkeka ari umwihariko. Kuramuka haramuka uwaraye ntabwo ari uwaryamye kuko ushobora no kuryama ku manywa. haramuka uwaraye. Hari n'abasuzanya ngo waraye. Kuramuka bivuze ngo ni indamukanyo ikoreshwa mu gitondo, masaha ya mu gitondo rye ni ryari. Akenshi dufata saa sita, mbere ya saa sita reka ariko tubyita 5:59 za mbere ya saa sita, ubwo ni mbere ya saa sita z'amanywa niko tubyita. Hanyuma ubwo mwiriweho nyandamukanyo iza guhera za saa sita ukagenda ukageza izindi saa sita za nijoro. Yego, Abanyarwanda kandi bakongera bati muraho ni amahoro. Muraho ni amahoro. Muraho ni amahoro ni yandamukanyo ikoreshwa ku bantu badaherukanye bamaze igihe kinini batabonana. Akabasubiza bate? Muraho n'abandi nabo bati muraho neza, turaho. Muraho neza, turaho. Hari no kubwira ati yewe nta kubaho, nta kuba. Ari mu nige ibintu byateye byo gusubiza. Amenigeze mbona yandikiye undi kuri WhatsApp ngo uraho, ngo hari ukuntu wandikira umuntu ukavuga waramutse umeze ute, meze neza, biragenda. Undi aramubaza none undi yavuze ngo uraho uracyahumeka, ngo yanarabiretse. Mu by'ukuri ntago abavuze ngo ibyo ngibyo haba harimo gutebya. Ngo uraho, ngo uracyahumeka, ngo yanarabiretse. Haba hajemo gutebya cyane. Ariko ubundi umuntu agushubije ngo akubajije ngo uracyahumeka, amubwira ati ndacyahumeka. Ndacyahumeka byanze bikunze kuko wabashije kumusubiza uracyahumeka, nawe ababizi yuko ugihumeka. Ariko hari igihe abashaka yuko hari ikindi kintu mubwira kirenze uracyahumeka. Yewe ushobora kumubwira ati nta mihumekere, dufite ibibazo, twararwaye. Kuko umusubiza ndahumeka ameze neza, hari ikindi kintu umukinze kandi mu by'ukuri gihari. Hari rero ibintu dukunda kuvuga ngo abanyarwanda ngo ni babi. Hari kuvuga ngo abanyarwanda ni babi, ngo rosaza umuntu ngo waramutse ute, ngo naramutse neza kandi yapfushije cyangwa arwaye. Mu by'ukuri niba umuntu akubwiye ngo waramutse, si ngombwa kumusubiza ngo waramutse nawe. Ushobora kumubwira ati yewe nta kuramuka, dufite ikibazo iki n'iki. Umubwiye ngo nta kuramuka ukarekeraho, hari ukundi kuntu byumvikana yuko udashaka kumuvugisha. Nta kuramuka, narwaye, narwaje umwana, twarwaye, dufite ibibazo n'ibi ngibi. Uvuze iby'inyibutso mu ishize hari amahugurwa nari ndimo ajyanye no kubungabunga amahoro binyuze mu biganiro bidakomeretsa no gukemura amakimbirane. Twari kumwe n'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye. Noneho umuntu umwe wo muri Congo araza ngo sinibuka ikintu bavuze, ariko aravuga noneho rero biraza kudusaba kwiberaho nk'abanyarwanda. Ariko bivuga muri mirwa wabo. Hanyuma se abanyarwanda babayeho batumbazaga babayeho bate? Abanyarwanda ni indyarya rwose. Karabaye. Ngo abanyarwanda impamvu ubona nta makimbirane bagira, buri wese arituriza akamenya ibyo umuntu akaba yapfushira amaze bite ni byiza, akaba arashonje mu nzira agafura agatera ipasi akagashyiraho n'agakweto keza akajyana nk'udafite ikibazo. Ibyo rero bigatuma ubuzima bwabo bukomeza, buri wese agashirira imbere. Ariko hari imvugo ivuga ngo nta nduru ivugira ubusa. Mu by'ukuri niba umuntu w'umunyamahanga abasha kubona ngo abanyarwanda ngo ni indyarya, haba harimo ikibazo. Kuko byanze bikunze niba avuze ngo biradusaba kwiberaho nk'abanyarwanda, ashobora kuba yarabyumvisha abandi babivuga, cyangwa se hari uburyo runaka yabibonyemo. Hari uburyo runaka yabibonyemo akavuga ati uyu muntu mbwiye ati waramutse, wenda nzi neza ko afite ikibazo, akansubiza gutya, kandi bikarangirira aho ngaho, umwaka nyine akagenda, ugasanga harimo ikibazo. Hari akantu nigeze kumva gashekeje, ngo umuzungu baramubwiye ngo umunyarwanda ngo iyo umubajije ikibazo bagusubiza ikindi, ngo ntabwo ashobora kugusubiza ngo uhite ikibazo umubajije ako kanya.
noneho umuzungu ngo aravuga ati reka njye kubyirebera, ngo atega indege ava mu mahanga rwose aza i Kigali. Akigera ku kibuga cy'indege umunyarwanda wa mbere yabajije ngo yaramubajije ngo ese okay ndabivuga mu kinyarwanda kuko nyine ni akantu ko gusetsa. Ngo umunyarwanda ngo koko ngiye mubajije ikibazo ngo gusubiza ikindi. Umunyarwanda icyo yahise amushubiza yahise amubwira ngo ninde wabikubwiye. Ahita yumva koko ko ari byo. Ukimura ikinyarwanda umubajije ikibazo agusubiza ikindi. Ikindi hakabamo ko indi mvugo ivuga ngo abumwe gatukisha bose. Bivuze ngo niba hari umuntu runaka wakuryarye mu buryo runaka ari umunyarwanda, ya mvugo yaraje yitirirwa ko abanyarwanda bose ari indyarya, ngo abanyarwanda babaho nk'indyarya, ariko mu by'ukuri ntabwo ari indyarya bose. Gusa nanone ntabwo turi buze kugenda ngo twirengagize ko abakurambere bacu basogokuru bavuga ngo imfura ishinjagira ishira. Ntabwo ari uko niba ushonje waraye inzara umuntu nakubaza se waramutse ute, ntamira mukire ndapfuye inzara iranyishe, ujiririra na buri wese. Hari ugomba kubwira ibyawe akakumva, ariko muri wa muco wacu wo kwihesha agaciro no kwigira bahora batubwira muri izi ndamukanyo zacu hazamo agaciro kacu no kwigira. Ariko hakaba n'indi mvugo ivuga ngo aho umugabo aguye urenzaho iki? Utwatsi. Muri make bivuze ngo ahubwo bakagombye kubwira wa muntu ikibazo ufite akumva niba hari ikintu yagufasha. Urumva iyo ugiye kubwira buri wese ibibazo byawe uhinduka umusabirizi. Sibyo? Uhinduka umusabirizi ugasanga utangiye no gutana n'akagaciro kawe, kuko si ngombwa ngo buri wese amenye ko ufite ibibazo. Nshobora kumenya ikibazo kubera ko naguteze amatwi nkakumva, ariko hari n'udakeneye kubyumva. Hari n'ushobora kubaza ngo waramutse utari insuhuro kubera ko azi ko ari insuhuzanyo gusa, nta n'intego nyamukuru yari afite inyuma y'ibyo ngibyo. So kujya kurira umuntu wese rero biza kuba ikibazo. Abanyarwanda bya bindi bajya bavuga ngo rimwe na rimwe ngo wamenyereye gutamikwa ngo niyo baje kumuniga arasama. Yego. Waruvuze ku bibazo nyine byo kugira ibibazo. Abanyarwanda n'abahanga niho noneho muhura ugati mukomere, wagize ibyago wenda ugati murakomeye se nase mukomere, tukabasubiza ngo dukomerane. Bivuze ngo mu muco wacu harimo igikorwa ngirana, dukomerane. Nibyo dukwiye gukorerana. So nkomere nawe ukomere. So uzi ko habaho ibikorwa, ikintu ushobora kugirira umuntu, ikintu ngirira na ngirana. Mu muco wacu rero wasangaga kenshi ikintu cyo gukorana. Ushize twaganiriye n'umuntu bita Jean Paul atubwira zimwe mu byo bashingiraho mu muryango wawe. Icyo yatubwiraga atubwira ngo gukora no gukorana. Cyo kintu cyiza cyane abanyarwanda. Kugira no gusangira. Gusangira, gukorana, kubana. Ni ibintu bikorwa ngirana bigenda bikurikirana muri wa muco wacu. So twatangira rero uvuga ngo amashyongore. Urumva ni abari nk'uburyo bwo kwifuriza umuntu kugira itunga, kugira amashyo, kugira amashya. So rero niba bakubwiye ngo gira amata uvuga iki? Gira amata. Gira amata. Uravuga ngo gira inka. Bavuga ngo iki? Bimvugire. Bakubwiye kugira amata urabwira ngo ahore ku ruhimbi. Ahore ku ruhimbi. Urumva ni bya bindi tuba dukeneye kwiga nk'urubyiruko. Tuba tukeneye kumenya amagambo akwiye aboneye umuntu agomba kuvuga. Umwiye ngo gira amata, uretse kumvize ko ari izina ry'umuntu w'umukobwa, nta kindi kintu ushobora guhita wumva. Hari n'uwakumva ko ari n'amata y'Inyange se cyangwa ya Mukamira cyangwa ya Nyanza yo muri Mia Juice and what? Mia tubibutse ko abanyarwanda muri Kigali hari aga coffee shop. Hari coffee shop yitwa Mia. Babafitiye icyo bita milkshakes, babafitiye amaji atandukanye, babafitiye amakofi atandukanye. Waba uri muri office barahamagara bakayakugezaho. Niba ngombwa turabaha nimero zabo kugira ngo uri muri office uri Kigali
ukeneye kunywa agakawa, ukeneye kunywa ji, ukeneye utuntu dutuma umera neza uri ku kazi, mwagana Mia, bahita Mia Coffee. Ni Mia Juice and Coffee Bar. Yes, Mia Juice and Coffee Bar iherereye Kacyiru munsi y'ambasade y'Abanyamerika. Gahanda k'amabuye. Wareba nimero zabo tukazibahereza mu gihe dukomeje tunanzika ikiganiro cyacu. Ariko mu gihe ukiri kureba nimero, abanyarwanda nabo bakagira bati hari igihe umuntu akubona nkawe Valence uri umusore, watubwiye ko uri umusore. Oya, ndi umugabo. Byaje gucamo. Dusubire rero. Oya, hano turi kuganira uburyo baramukanye. Uburyo baramukanya. Okay, ubwo ushize rero tubwiye ko Covid byangije ubwo n'ibiranga zomye kabwira uburyo baramukanya, ariko burya kugira ngo uramuke nukuba wanariye, kuramuka ufite ubuzima bwiza. Kugira ubuzima bwiza rero bijyana no kurya neza, ukanywa neza, kandi Mia ukirinda stress. Bavuga ngo coffee mara stress. Kandi muri Mia Juice and Coffee Bar. Yes, muri Mia Juice and Coffee Bar ibi byose birahari, amaji, imbuto. Burya ngo kurya imbuto bituma ugira ubuzima bwiza. Okay, ukanabyuka no kunywa amata, ukanabyuka ijwi rimeze neza ku buryo uramutse umuntu bigakunda nk'uku mbese kitameze nk'iki cyane wari ibikora. Yego, hanyuma rero ukeneye ko muri Mia bakugezaho kimwe muri ibyo twababwiye, ari coffee, ari juice, ari n'imbuto, ushobora kuhamagara kuri telefone 0788 24 39 aho waba uri hose muri Kigali ushobora kubahamagara bakakugezaho icyo waba wifuza muri ibi byose twababwiye. Nibyo narimo mvuga, umunyarwanda akora akakwifuriza ibyiza, yakwifuriza kugira ishyo, kugira ngo amashyo, kugira amata n'ibindi, ariko kandi ashobora no kwifuriza kugira umugore cyangwa umugabo. Ngira umugore ndamukugize. Kugiza umugore oya, ntabwo ari we nabwiraga, ubwo navugaga kwa kundi umuntu agusuza ati ubwo urumva ayo mama ugushuhuje akabwira ati gira umugore, nabwira ndamukugize. Tumugira umugore. Oya, ni ndamukanya. Gira umugabo ndamukuze. Gira abana bavuga ngo iki? Gira abana niba ari duheke simbizi, nanjye ntabwo nzi ukuntu bavuga. Gira abana oya, gira abana hungu na kobwa. Ubwo ntutuburi abadukurikiye mujye muri comment mutubwire gira abana icyo basubiza. Ni hungu na kobwa. So none rero kuri gira umugore, gira umwana, gira umugabo, iyo usanzwe umufite urasubiza ngo ndamushimira. Usanzwe umufite. Usanzwe utamufite ushaka kuba ndamukugize cyangwa ndabishimye. Yabaze bwije agahambira iby'akaza. Ukabona araje ati wambwiye ngo ndamukugize. Nigeze rero mvuga ko umuco ari ikinyabuzima. Umuco ni umunyabuzima, uravuka, ugakura, ukarerwa, ugasaza, ukaba wanapfa. Umuco wacu rero nawo wagiye ukura cyane cyane mu gihe cy'umwaduko w'abazungu cyangwa se w'abakoloni n'abaje bazanye iyobokamana. Njye ubu nkunda kubyita iyoboramitekerereze ku Mana, ariko benshi tubizi nk'iyobokamana. Rimwe tuzabazanira tuzavuga ku kiganiro wenda cy'imyemerere, twumve uko abantu babyumva, uko abantu babivuga, mbese kuko iyo tugeze ku Mana usanga harimo intambara nyinshi cyane. Abakirisitu rero nabo hari uburyo basuhuzanya, nk'abanyagatolika usanga basuhuzanya ngo Yezu akuzwe, bagasubiza iteka ryose. Yesu ashimwe kuri bene data, ku badivantiste, abarokore, Pentecoste muri rusange. Yesu ashimwe, ahimbazwe. Naho abasilamu ni assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. baravuga ngo aragusubiza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gasubiza walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
ntubimbaze mu kinyarwanda icyo bivuze. uretse kubyumva kubifata byangora gusa abanyarwanda hari icyo mu ndimi z'amahanga bita kuba cultural competent cyangwa se kuba umuntu ushobora kubana n'abandi bose mu mico itandukanye. So abanyarwanda ibyo bintu turabifite kuko dushobora kubana n'abantu b'ingeri zose, ariyo mpamvu tubana n'abagatulika, tukabana n'abaprotesta, tukabana n'abasilamu. Hari ibihugu bimwe na bimwe bigora abantu b'abakristu kubana n'abatari abakristu. Ugasanga aka gace niba ari ak'abakristu nta muyisilamu nta wundi muntu w'idini runaka ugomba kukakandagiramo. Ugasanga aka gace niba ari ak'abayisilamu nta mu katolike, nta mu divantiste, nta mu pentecote ushobora kukageramo. Ibyo bintu rero ari usanga hajya hazamo intambara nyinshi mu myemerere nk'uko nari nabivuze, uzanye ku kintu cy'imyemerere biragoye. So Valens rero twarimo tuganira ku ikeshamvugo bijyanye n'indamukanyo no kuramukanya, ariko ntitwasoza cyangwa twanze ikiganiro cyacu tutanibanze no kubihari muri iyi minsi ngo tuvugeho gatoya, cyane cyane ku bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga nk'izi zo kuganiraho nka za WhatsApp ni WhatsApp ndagusuhuje Frank Flex Music. Frank Flex Music ni umugandi Chairman Franco. Bafite imodoka namwe zikeneye entretien mwajya mugana Kicukiro akabafasha. Umuntu wese indamukanya abaye salama. Salama bimeze bite man? Bonjour. Hi. Vipi man? Vipi? Indamukanyo zabaye salama, zabaye hi, zabaye vipi, zabaye bimeze bite? Ariko nk'abanyarwanda indamukanyo ikwiye kuba mwaramutse, mwiriwe, muraho, kubaza umuntu ngo mumeze mute nta kibazo, ariko wabanje kumubwira mwaramutse, mwiriwe cyangwa se muraho murakoma. Zazindi za salama nta maslenge nyine birumvikana, ariko dushobora kuzashiduka byaratwibagije umuco wacu, twaribagiwe uburyo abanyarwanda baramukanya, twaribagiwe uburyo niba ubwiye umunyarwanda ngo mwaramutse nawe uburyo ushobora kumusubiza. Hari n'umuntu kukwandikira ngo waramutse agahita gusubiza ngo salama. Noneho ikibazo gihari byibuze birakaba kuko nibiza mu muco wacu hari ibyo dushobora gutora n'ibyo turi bureke. Ko ni dukwiye nyine kubana n'abantu bose, ibyo ntacyo byari bitwaye, ariko nanone tukamenya igihe nkuko twavuze ko mu ikeshamvugo tumenya igihe kiboneye cyo kunoza bya bindi. Ndabyibuka nkiri mwarimu kuko nigeze nigishaho, hari umunyeshuri wigeze aza arambwira ngo vipi se man teacher. Ntabwo bite ngo man ngo none se ngo nyine za mvugo izi ngizi ngo man ngo nyine urabona ngo mwana ngo usanga umunyeshuri wo mu mbere secondaire mu kabiri mu gatatu ari taticha ngo man mwarimu ngo man ngo mwana ngo nyine mwana. Bivuze ngo dufashe urubyiruko rwacu ndetse n'abakuze kuko ni tutabiha agaciro, indamukanyo zacu ziraza kudushira, kandi twumvishe ko mu ndamukanyo zacu harimo n'ibindi byiza tuba twifuriza abantu nabo bakwiye kutwifuriza. Hari icyo dusoza icyo nababwira nuko nk'abanyarwandakazi cyane cyane nk'urubyiruko rw'u Rwanda tugomba kwibuka yuko umuco wacu ari umuco w'abanyarwanda, ari umuco tugomba kubaha, ari umuco tugomba gukurikiza. Tutagomba kwibagirwa umuco wacu ngo dufate imico y'amahanga cyane kuruta iwacu, gusuhuzanya cyane cyane nk'uko twabivuze kuri uyu munsi. Indamukanyo nyarwanda ni mwaramutse, ni mwiriwe, ni muraho, cyangwa se amashyo, zazindi zose twabonye zo mu kinyarwanda kiboneye, cyubahirije ikeshamvugo ry'ikinyarwanda. Ubutaha rero tuzagaruka tubabwira byinshi bitandukanye, noneho tuzibanda ku magambo, ku kibonezamvugo gikwiye mu kuvuga ku bijyanye
n'amata, ibijyanye n'abami n'ibindi. Ndetse bidatinze turabagezaho n'ikindi kiganiro kijyanye n'ibihe, irangabihe rya Kinyarwanda. Irangabihe, hari umuntu ushobora kubwira ngo mu ruturuturu, wabaye saa mbiri, ariko saa mbiri hari by'abanyarwanda bayizi. Babivugaga mu ruturuturu, mu rukerera, mu museke, ni mu kanya gato. Mbibutsa kandi rero ko dukwiye kongera kwicara ku muce, tugacengera inganzo y'umuce, tukayicuranga tutayiciye amacenga, inganzo y'umuco plutôt tukayicuranga tutayiciye amacenga, tukagaruka kuri wa muco wacu utaraducika ngo uzemo ico. Tuzanavuga ku mpeta 70 wambaye. Murakoze, ikiganiro nakagaruka, mukomeze mukurikire Vanti Motivations, mukore na subscribe. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Yego.